uri buvuge azajya atubwira izina aduhe n'ikibazo hanyuma ndagenda nafata kimwe kimwe kuko ufashe byinshi ugira tendancy yo kongera ukakora ikintu kimeze nka sermon. Ndazajya mfata kimwe hanyuma ngerageze kugisubiza mu magambo make ya nyine mukurikije n'imvi zanjye ubwo naba menshi biraba rukunda. Ariko muhumure no kuvuga muri make ya buriya nuko nari ndimo kwigisha no kuvuga muri make ya ndabizi. So ikibazo cya mbere munyagiyemo. Murakoze cyane. Izina n'ikibazo. Nitwa Musabji Patrick. Ikibazo cyanjye cya mbere numvise wakomeje utubwira ibintu kandi wewe watangije mbere y'igihe. Wafashe iki abatarabitangije kugira bashobora kubitangiza uyu munsi babiherahe? Bo uti abantu batinze gutangira arambwiye ngo abantu bamwe kubera sensitivity nuko birimo kugira amazina mu yakureho ntacyo ugiye ubaza ikibazo cyawe hanyuma na kamera igume kuri jewe jyenyine. Hari abantu badakunda kugaragara kuri kamera kuri YouTube, hari n'abandi twabaye ibyapa ku muhanda ku buryo ntacyo bidutwaye. So umuntu buriya reka twikomereze. Umuntu utaratangira, it's never too late. Ushobora no gutangira ungana nanjye ukaba ariko ubundi kare akantu bavuze ntibwo twajyaga tugakora. By the way mbabwire n'ikintu kigiye kimfasha jewe iyo nagiye muri seminars izo arizo zose mwikaye yanjye nshobora kudafata note z'ibyo bigishaga, ahubwo nkafata note z'ibyo numva bindeba, kavuga ngo iki kintu bavuze. Niyo nsomye igitabo, iyo ari igitabo cyanjye, ufashe ibitabo byanjye yewe nta nubwo ari n'ibitabo gusa, ubuje ugafata Bibiliya yanjye yuzuye note, kuko mba ndimo gusoma Bibiliya nkumva akantu karamfashije, nkahita nandika muri marije nkashyiramo commentaire, ibyo nungutse nkabishyiramo. Rero nujya ahantu niba ushaka kugenda wunguka ubwenge, wunguka kujijuka, nujya muri semina ujye wandika ibintu uri buhita ujya gukora, wandike n'uburyo uri bubikore n'igihe uzabikorera. Jewe niko mbigenza, haba mu rwego rw'amasomo twajyaga kwiga nk'abana iki kintu kizamfasha mu kazi, nkahita nandika note nkavuga ngo nzabikora gutya, nzabikora iki gihe. Rero icyo gihe nta kibazo kirimo, it's never too late. Yego. So uri bwumva atari kamfata mu gushyiraho izina aryihorere, kandi uri kuri kamera ayirekere hano abari giye wireba jyenyine nta kibazo. Yego. Ndumva ngewe kuvuga izina ryanjye ntacyo bintwaye. Yego. Ahubwo ndibwongereho n'izina rya madama. Cyane ni byiza. Baname n'inshuti zanyu zimenye ko mwari nawe. Nitwa Safari Matata, nkaba nashakanye na Joyce Ingabire. Mutwigisha mwavuze yuko mumaze hejuru y'imyaka 30 hejuru yaho mushakanye. Natwe nkaba numva turi kuza tubasatira buhoro buhoro kuko le 5 septembre twujuje imyaka 25 tubana. Muraje. Numvise bishaka kumenya neza wa mentioninze yuko muri iyo myaka yose mwagenda mwadjustinga cyane. Nkumva nshaka ko mwaduha some examples y'ibyo mwagiye mwadjustinga kuko nabibabwiye turi kugenda tubasatira buhoro buhoro. Domaine zose reka adjustment, reka mbere impamvu ugomba gukora adjustment kuva day one
ndongoye umugore aje ari inkumi rwose irambuye neza. 2 months after ndibuka nari nagiye ahantu muri semina, ngarutse nsanga umugore wanjye yarahindutse, araciragura. Ariko se warwaye iki? Nta nubwo nari nzi ko uyu mugore atwite aciragura. Ntabwo nari nzi ko uyu mugore atwite abyuka mu gitondo afite amaseseme. Ariko se byakugenda iki biti ko nsigaye mbona urarwaye? Atari ko wowe ntabwo uzi ko uyu mugore atwite agira amaseseme. Ubwo urumva adjustment, ngiye gukora adjustment yo kubana n'umugore ugira amaseseme mu gitondo, sibyo? Hanyuma mu minsi mikeya yandi birakuzinganye gutya, no kuryama bikaba ikibazo. Ngiye gukora adjustment yo kuryamana n'umugore ufite indi mbyiga, sibyo? Bivuyeho abyaye uruhinja. Ngiye gukora adjustment yo kurara mu cyumba kirimo uruhinja rurira. Umugore urara byuka uruhinja rurira, kandi nakoraga akazi kananije kagize gutegera uruhinja, kandi ngomba kurarana narwo ko n'uruhinja rwacu. Iyo sa adjustment ubwo biricumye na za kaya najyaga mbona ndagasanga ibyaye biki byose. Hari n'abagabo bajya ngo urumva ngo asigaye yita ku mwana ntanyitaho. Ngiye kwiadjustinga yuko iyo dutashye nsanga ari ku mwana, ngiye ubwo kaya nyine umwana yayintwaye. Kandi mbwira abagabo bajya bagira icyo kibazo, niba ushaka ko umugore akwitaho afite uruhinja, genda uruterure urukikire, hanyuma ajye kukuzanira icyayi. None se umuntu azaba afite uruhinja arimo kurwonsa ajye kugutekera icyayi bizakunda? Ugomba kumenya kwiadjustinga, ukamenya ngo uno mugore yajyaga ntekera icyayi kuko nta kindi yakoraga, none afite uruhinja. So uruhinja ntabwo nzabyiganira kaya n'uruhinja. Niyo mubwire nta runtu basaza badakuze. Adjustment, sibyo? Ubwo biragiye, abana barakuze. Ubwo reka ngere ku bana bakuze. Hano rero abana bakuze, buriya niba ari abana bagorana n'aba teenagers. Aba teenagers ni abahanga supra. Umwana aricara kare bakavuga tumva, iyo ushaka uruhusa rwo kujya muri party urusaba papa, kuko mama abaza ibibazo byinshi. Ariko iyo ushaka amafaranga uyasaba mama, kuko papa asaba financial accountability. Ukaza umugore agataha agasanga abana ntibahari, ariko abana bagiye we ngo bambwiye ngo hari party y'undi mwana ngo bigana ngo iri Samuel hehe, ureka abana bakagira. Ubwo ukakora adjustment, kuko hari utuntu twinshi ugenda ukora adjustment uko mugenda mukura. Kandi ubwo haba muri physical haba muri ki adjustment. Erega no kubana n'umuntu umwe kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12 bisaba adjustment, sibyo se? Umuntu muryabana mu gitanda from January to December hazama adjustment nyinshi. Umugisha ngira nuko jewe singona nawe ntagona, ariko ubwo urumva nk'umuntu warongoye umugore ugona cyangwa umugabo ugona bisaba adjustment. Ugiye kubana n'umuntu ugiye kubana na train so rero mbaza ngo nizihe areas ni zose. Nakubwiye ubuntu bw'ubujagari ngira bwo kuzana abantu nka dumping. Ngeza nkora adjustment rero nkahoya reka ngabanye ibintu bya generosity kuko ndakabye. N'icyo kintu cyo gucreating account iri separate uzaho cyavuye adjustment. Twigeze kugenda kuko twagiraga konti imwe. Gero muri ya generosity yanjye tujya mu nama y'ubukwe. Umuntu aravuga ati nta fanta dufite za uyu buntu se udafite na fanta. Muri ya generosity yanjye ndamubwira ni fanta zose muzimbareho. Fanta icyo gikazengera ngo yaguraga 2,500, mbahaye amakazi ya 30. Niyo bari babaze 75,000. Noneho madama agiye kuri bank, kandi ubwo mpitanye basinyira
madamu agiye kuri banki baramubwira ngo madamu amafaranga ushaka ntayo ariho. Tutashye arambwira ati ariko baratwibye. Ni kubera iki? Ati nagiye kuri banki baramubwira ngo nta mafaranga ariho. Ati ngombera ku nati nafashe make ariko ati undi sinaherutse dufiteho amafaranga angana gutya. Naho niyo we ntubareka mubwire. Urabizi nyina mugabo yaguye mu isoni. Ni rero buriya nibagiwe kukubwira ntariko muri ya nama y'ubukwe bwa kanaka duherukamo nta nubwo yari n'umuntu wo muri family. Nyine nabonye byabashobeye nta nimbaha fanta zose. Guhera uwo munsi adjustment nahise mvuga ndakanyagwa sinzongera kujya mu nama z'ubukwe kuko iyi generosity ishobora kunsenyera urugo. Donc hari utuntu twinshi ugenda wijustingaho buri gihe, ariko secret ya adjustment ni ya communication. Iyo mushobora kubwirana byose umuntu akavuga ati ariko ibi birambangamira ugakora adjustment, nawe ukamubwira ati ariko nanjye ibi birambangamira agakora adjustment. Kuko kugira ngo uzafate abantu babiri batarerewe hamwe, ufate umugabo utekereza rationally, ufate umugore utekereza emotionally, ubahuze bazaba umubiri umwe. Burya n'abantu bateramo imitima mishya cyangwa se impyiko n'ibindi, hari imiti bagomba kubatera kugira ngo irwanye rejection. Rero n'umugabo n'umugore bagiye kubana hari ikintu cya rejection kiza ugasanga afite utuntu udakunda nawe ufite utuntu adakunda. Bisaba ko buri gihe mugenda mukora adjustment kugeza igihe mukazarinda musaza dahiri, kuko we adjustinga ku mugore mutoya ejo akaba yabaye ijigija, ukongera ukajya gukora indi adjustment, ukazamuka ukabona yageze mu byo bita menopause, ukongera ukajya gukora adjustment. Kandi ubwo nawe wagiye muri andropause. Burya n'abagabo ntibazi ko natwe tugira andropause. Andropause yagukubise ihuye na menopause, ibintu bikaba ibindi. Adjustment kuzarinda mupfa, sibyo? Njya mbona aho ndi muri hoteli hari akantu k'agasaza gashaje cyane kari hamwe n'agakecuru nako gashaje cyane, ariko nkabarengera kariya gasaza n'agakecuru mana bakoze adjustment n'ibindi. So undi ubwo rero rwose Safari ariko ndabona nta adjustment ubwo zari aze kuba wirabura ukabana n'umugore w'inzobe cyane, ubwo nabyo ugomba gukora adjustment. Yego murakoze. Nyewe nitwa Musoni Rukabo. Ikibazo cyane ntabwo kigoye cyane, mutuganiza mwatubwiye ku kintu cyitwa kuba mu buzima bw'abana. Mutanga n'urugero muti kumutwara ku ishuri no kumucyura no kuba uri kumwe nawe ntabwo uri mu buzima bwe. Ndashaka ko mu clarifyinga neza ukuntu umuntu yaba mu buzima bw'umwana mu buryo buri buziguye cyangwa bushobora kumufasha bwose. Murakoze. Reka mpere ku byo abana bajya bambwira. Buriya hari igihe ujyana umwana ku ishuri ukamukurayo, ariko kwicarana n'umwana icya mbere ugatangira kumwigisha gutekereza nk'uko wifuza ko atekereza ku kigero cye. Reka nk'urugero rutoya, nigeze gusigara mu rugo n'umuhungu wacu, noneho umukozi wadukoreraga mu rugo tugarutse dusanga ntawe uhari, twisanga turi babiri, abandi bari ku ishuri, niwe we yigaga ataha. Ntashye nijoro 2:00 nsanga we yaje asimbuka igipangu ajyamo imbere, hanyuma ndabona se byagenze bitatu, nasanze umukozi adahari, ati ndasimbuka njyamo, ariko we arankingurira gate ndinjira, ndahagarara barashaka ntabwo turi buteke, we yiga iturangiza turajya kurya muri restaurant. Arize arangiza, yigaga muri secondaire. Imodoka tuyisiga mu rugo twizamukira n'amaguru, hari restaurant zari hafi yaho dutuye. None nza kumwumva aganira n'abandi bana, ahubwo ngo rero mbabwire ngo ejo bundi ngo umukozi twasanze ntaho hari, ngo nazamukanye na dadi, ngo tugenda tuganira nk'abagabo, ngo tujya muri restaurant nyine, ngo arodaringa nanjye ndiyodaringira, ngo turicara turaganira. Wajya agira umwanya nkicarana n'abana banjye tukaganira nk'abagabo. Rero ni ikintu dongo burya kwicarana n'umwana mutari mu bintu byo kureba devoir ze, mutari mu bintu byo kureba iki, ukicara gusa kumva yuko hari for him or for her, ni ikindi kintu. So ushobora gushaka ingero, mwakwicara mukareba na filime. Uzi ko abana bashobora kwicara, reka wenda nk'urundi rugero,
abana b'iwanjye bakunda kureba umupira uretse ko ubu nabonye barakuze ntibakinabikunda babireba tutari kumwe babirebera mu byumba byabo noneho abandi bana b'inshuti zabo baza basanga twicaye mu rugo turimo turareba umupira nanjye ndawukunda noneho abana barambwira ati pastor ureba umupira kubera iki ko twajyaga twumva ugomba kuba uri ahantu hejuru uba uri mu biganiro bikomeye n'Imana ibintu biba biri serious cyane ariko iyo wicaranye n'abana mukareba umupira burya bisohokamo bakavuga uko bari ukumva ibiganiro baganira ukumva ibintu bafite mukagira n'umwanya wo kudisikasinga niyo mpamvu n'ibyo nabimenye nuko twaricaye turadisikasinga turabanza tuvuga iby'abakinnyi tuvuga iby'ibiki tugeza kugera ku bintu biri serious rero tugomba gutangirana n'abana bakiri bato bakamenyera ko bashobora kutuganiriza dushobora kubavugisha cyane cyane iyo bamaze kuba batinziho rwose buriya dufite ikibazo gikomeye kubera ko twageze mu isi yaho abana iyo bageze mu myaka y'abatinzi baraduhunga bakajya mu byumba byabo ntabwo uzi ibyo barimo ntabwo uzi kampani bafite ariko byaba byiza tudevelopinze ikintu cyo kubegera katwumva undi murakoze gana hariya hirya ubwo afite iyindi mikrofone yego ntabwo ari we nabwiraga uyu ufite yego mfite ikibazo mumaze kutubwira ko imyaka mumaze mwubatse kandi mu nyigisho waduhaye naje gusanga wenda nshobora kuvuga wenda 99% abagore bateye co kimwe ibyo wavugaga kuri madamu wawe nibyo iwanjye biri n'abo turi kumwe hano numvaga baseka wumva yuko ari bimwe kandi n'abagabo nico kimwe wenda mvuge ku bijyanye n'ibyo abagore bakunda wenda guteteshwa kubwirwa utugambo twiza kandi ugasanga n'abagabo mu byo no kuba ba expressinga emotion zabo so abagabo tugashaka ngo bagwishe kuri barase ku ntego so ikibazo canje kiravuga ngo se muri iyo myaka umaze washoboye kuba satisfyinga kuri ibyo byifuzo byabo urabizi se byoroshye gutya nagiye niga ngenda adjustinga icya mbere nakuyemo ubundi muri kamere yanjye ibintu byanjye byose birihuta ndi mu bantu batekereza vuba ushobora kuvuga ikibazo utararangiza kukivuga nkabwira nerekeraho nacyumvise kandi koko wagenzura ugasanga ko nacyumvise n'ibisubizo byacyo nkaba namaze kubibona mind yanjye ibyo byo nkiri n'umunyeshuri inshuro ntarangiza guha mbere hari n'igihe bigeze kumpana umugabo watwigishaga ikilatini yaduhaye texte y'ikilatini mu minota 30 mbarangije kuyitranslatinga ndajyana namwe ati texte ugomba kuba ari wayikope hando nganoya ni gusa iyi nkuru narayisomye mu gifaransa uzanye ikilatini cyo nakoze nuko adjustinga amagambo ariko iyi nkuru nari nyiza aho texte twagomba kuyikora amasaha 2 mu minota 30 nari nisohokeye sinaba na wayizi ngo nicaremo gusa ntigihe hanyuma cyakora yambereye imfura ntiyamana amanota arayama rero adjustment niba umugore ashaka kuvuga ikibazo akamara isaha wibuka principe nabwiye kunezezanya niba nezezwa nuko umutega amatwi akavuga isaha yose munezeza sibyo niba ubona isaha utari wibone ubwo utari kuzi ikintu reka ibintu tuzabisubiremo kuwa gatandatu nzaba mpari tubirambure harumva bikomeye adjustment wowe wabagabo twe dushaka ko ibintu byihuta abagore bagashaka ko ibintu bitindaho niyo mpamvu bakunda n'ibiganiro bagashaka nk'ubu ngubu ni intaha ariko asigaye narabyiza utwicara na madamu kuri telefone akambwira ati bimeze bitaho ngaho nkamuterera stories nkamubwira aho nanyuze naho nagiye kuko ubundi naza akambwira ati se byari bimeze biti ntibyari byiza atoya byiza n'ibiti nyine nurumva nyine byari byiza
atoya ati bindamburira. Ariko abagabo rero tuba dushaka summary, abagore bashaka details. Niko bakoze. Aho dufite amagambo 5 bo bafite 100 kandi ko babishaka. Ubwo adjustment iravuga ngo iga kumunezeza. Niba ashaka ko mwicara mukaganira ukamubwira inkuru igakuzibara. Ese ubundi iyo turi hamwe uzi ko abagabo ngira hari ikintu kintangaza. Iyo turi hamwe n'abandi bagabo dutera inkuru. Aba bagabo kuyo bari hamwe batera inkuru kuki bimunaniriye hamwe n'umugore we. Mwarabibonye? Iyo turi hamwe n'abandi rwose dutera inkuru tugatera inkuru inzu tukayiterura. Ariko waba uri hamwe n'umugore ugatanga samari. Topic ntabwo zari zimwe ibyo nibyo. Burya ibintu biri serious kuri twebwe ku bagore bari very boring. Tuba twicaye dushyiraho president, dukuraho abandi, tudesida ikipe izatwara igikombe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Naho abagore baba bashaka ibintu biri bid. Ariko so icyo nakubwiraga na adjustment. Kandi ujye umubaza ngo are you satisfied? Uzabibona yuko nutangira kumubaza icyo kibazo. Kwiyajusta. Umva ikintu kizabajusta mwese. Muzatinye icyo umubaza utari ko are you satisfied? Nibura rimwe mu cyumweru. Uzabona change bizazana mu rugo rwawe. Igihe ibyo mbabwira ndaba experience ifatika. Abantu benshi barambwira ngo patsa ngugira amateori. Buriya bwe ntabwo ngira amateori, ngira ama principe yoroshye cyane. Iyo bifashe ukabyumva ni nko kwigisha imibare. Iyo umwana amaze kumenya rimwe guteranya na rimwe ni 2, atari bya bindi umuntu aba yarafashe mu mutwe, imibare hita yoroha. Iyo ufashe formule ugafata amaformule nakomeye, ngira ngo muri mwabizi ibintu bya trigonometry n'ibindi. Iyo wamaraga kumenya kuvuga ngo cosinus au carré plus sinus au carré égale 1, cyabaga byarangiye imibare iyo trigonometry warayimetiriza bigakunda. Rero nibindi niko bikora. Utangira kumenyera adjustment ukaboza umuntu ati are you satisfied? Kandi niba mwaramenyera bya bintu byo kubwirana ukuri azataguha ati yego ati ubundi rero nkubwire sheri ati am satisfied. Ariko niwumva umugore ashyizeho ariko ujye umenya ko ikiganiro kije. So twumva undi hariya hirya hari umuntu wari wamanitse ntuze kumu. Yesu ashimwe. Amen. Izina ryanjye ni Asumuta. Twabonye ko mwatubwiye ko urugo ari institution divine cyane, kandi ko kugira ngo turwubake neza tuba tugomba gusubira inyuma kugira ngo tubaze inzira nyir'igitekerezo. Yego. Hari ingingo nk'eshanu cyangwa enye niba nibuka neza mwavuze zishobora kudufasha kugira ngo twubake urugo rukwiye rushimwa n'Imana. Ariko turabona mu bihe bya none nubwo kenshi tuvuga ngo turi mu bihe bya nyuma, ingo zisenyuka. Kandi ingo z'abakozi b'Imana, ingo z'abantu bazi Imana. Unze ko urimo kubivuga neza, ni ingo z'abakozi b'Imana. Ntabwo ari iz'abana b'Imana. Okay, ingo z'abana b'Imana. Oya, ibikosora. Ingo z'abana b'Imana ntizijya zisenyuka. Okay, tukabibona ko mu minsi ya none z'abakozi b'Imana. Tukabona mu minsi ya none abo bakozi b'Imana n'abantu bazi ijambo kandi bazi icyo Imana ivuga ku rugo. Ese ntabyo bazi. Ntabwo mbizi. Irangiriza ikibazo cyawe ne kuguca mu ijambo, nanjye ndakora ibyo nabigije kudakora. Ese muribaza nk'abantu bafite inararibonye cyangwa se mushobora kuba mwarabigenzuye, mwibaza ko ari ziriya mpamvu cyangwa se ziriya mpamvu mwavuze ziba zaraferinze mu rugo rwabo zishobora gutuma karame? Komeza uhagarare nanjye nkubaza ibibazo wumva aho bipfira. Umaze imyaka ingahe mu rugo? Imyaka 7. Wimariya mwize umubano? Twarawize. Mwize amasomo angahe? Ntabwo nshaka kumenya amasomo ariko nzi ko twawize. Oya, already icyo kirakubwira ikintu gikomeye. Iyi imagine uri nk'umuganga ukajya kuvura umuntu wenda ukamuvura nabi. Bahoze ati we wigeze wiga ibintu by'ubuvuzi? Uti narabyize.
amasomo mwize ni ayahe? Hari ayo twize ariko sinyibuka. Already birakubwira ngo niba utayibuka ubwo ntacyo wize. Si byo se? Urabyemera? ariko nemera ko nubwo naba ntarayizi, tuvuge ko ntayizi, aho ndavugira benshi. Oya, ahubwo ubwo watangiye kwisubiza. Okay. Nabo ngabo uvuga ngo babakozi b'Imana, abenshi iyo nganiriye nabo usanga no mu gihe bajyaga kubaka urugo nta wigeze abigisha nibura rudiments zo kubaka urugo. Icyo si kimwe. Icya kabiri, abantu benshi bitwa abakozi b'Imana, Bibiliya barayizi na Satani arayizi. Iyi Bibiliya Satani ayizi kukurusha, we n'ijuru ararizi kuko yabanye n'Imana. Niyo mpamvu yakuba avuga ngo uvuga ko wemera Imana, ngo na Satani arayemera, ngo icyo aturusha we nibura hinda umushitsi. Ntabwo twebwe, hari abantu bakubwira ngo bazi Bibiliya ariko ntibazi Imana. Niyo mpamvu nakubwiye ngo abana b'Imana, umwana utamenya se, ariko n'Imana irabivuga ngo ndabyaye abana ndabarera, ngo ariko ntabwo banzi. So umuntu ukubwira ngo ni umwana w'Imana agasambana, nta Mana azi, sibyo? Kuko icya mbere, nta nubwo wasambana umuntu akureba unakuyemo n'Imana. Epuruta Imana yo aho tujya hose bitureba. Muri bya bindi bisenya ingo, gusambana automatically ubwo biba byavuyemo, ntibyagusenyera urugo uzi Imana. Icya kabiri, Imana yaravuze ngo nanga domestic violence, nanga umugabo ukubita umugore, nanga n'umugore ukubita umugabo. Niba ubikoze biba bivuga ko nta Mana uzi, kuko yaratubwiye ngo ibyo bintu irabyanga. Siko bimeze? Imana ikatubwira ngo umugabo cyangwa umugore utita ku rugo rwe ngo warutwa n'umupagani. Niba utabikora ubwo ngubwo nta Mana uzi. None se abo bantu mbwira bazi Imana basenya ingo ni ubuhe bwoko? Nta Mana bazi, cyangwa ni iyihe Mana basenga? Ushobora kuba bafite ikindi kintu basenga, bakubwira ngo dusenga Imana, ariko jyewe Imana nzi, Yesu nzi muzima, wapfuye akazuka, undeba buri munsi, atuma ntakora ibyo byose uvuga. Ubwo rero ahubwo abantu bazasubira inyuma turivayizinge turebe ngo ariko abantu bavuga ko ari abakozi b'Imana, cyakora bashobora kuba abakozi b'Imana bo. Kuko abapagasi, murabaza abapagasi, n'Imana ifite abapagasi. So hari abantu b'abapagasi, rero abapagasi akenshi abapagasi ntabwo baba bafite values zawo, ni abapagasi. Nimujya mugira abantu babubakira hano, ubona baba bafite ibintu by'imyitwarire utanakira iwawe. Rero n'Imana ifite abantu b'abapagasi bari aho ngaho, ariko ntabwo ari abakozi b'Imana. Ngewe mubwiza ukuri, buriya abantu bibwira ngo noroshye ibintu, ariko ubundi ngewe ndi ntagondwa kuruta nuko mubitekereza. Ku bintu bijyanye n'Imana, never lie to me, ntuzambeshye. Iyo nkubonye usambana mpita mushyira muri kategori y'abatazi Imana, kuko nta kuntu, niba ntatinyuka gusambana umuntu andeba, usambana ute umwami w'abami witwa umwami wawe aguhagaze hejuru kandi yarakubwiye ko ibyo bintu abyanga? Gusa aramuzi. None se nongere mbabaza ikibazo. Abantu babiri baje kubareba bakababwira ko urugo rwabo rugiye gusenyuka kandi bitwa ko ari abana b'Imana, cyangwa mvuge abakozi b'Imana uko mwabivuze, mwabagira inama? Uko mwabagira inama ni ukuvuga ngo reka nongere mbigishe inyigisho zo kwizera, gusubira muri fundamentals. Nicyo nashaka kumenya. Umva sumta, ni ukubanza gusubira muri fundamentals, kuko urumva n'iyi nzu iramutse igaragaje crack hari ukabona hajemo umututu, bakora iki? Bajya gutestinga foundation, bakabata ariko iyi nzu kugira ngo igirire crack, foundation igomba kuba iri faulty. Barakosora foundation, kuko niyo wakosora crack utakosoye foundation izongera cracking. Rero natwe twese twicayemo hano, ikintu cya mbere, niyo mpamvu nabanjirije ku Mana, igihe tuzaba tutarakosora foundation, inzu zacu zahora zisaduka. Abo bantu rero uzagenda ubabwire basubire kuri foundation. Ahubwo ngewe mbona n'ibindi byose, n'uburyo dukora amatorero n'ibindi byose bikeneye ko dusubira kuri foundation. Kuko mbona hari umuntu uza akakubwira ati yenda umupastori, ko mbona uri pastori
nkaba ndeba ibintu urimo gukora bivuguruza ibyo shobuja yadutegetse. Urimo urabiba inzangano, urimo urabiba amacakubiri, urimo ibintu byacu, erega ubukristo bwacu busigaye bwarabaye fake. Serious, igihe ntabwo ntinya kubivuga, ndi umupastor, ariko hari fake Christianity tubamo inatuma tutaba convincing. Nkabwira umuntu nkabona se wowe uri pastor urakabakaba abagore, uzemeza ute umusambanyi hariya hanze kwava mu busambanyi kandi nawe ukora nk'ibi? Urimo urabwira abantu ngo nibave mu nzoga kandi mwahoze muzisangira, uzabakurayo ute kandi ari wowe wabasengereraga? Ko twebwe iyo wabaye umukozi w'Imana hari standard ziri hejuru ugomba kwadobuta zisumba n'izabo uyobora, kuko we uraba icyitegererezo. Ntushobora kuba icyitegererezo cy'abantu ufite standard ziri munsi y'izabo. Siko bimeze. Ntabwo nzaza kubigisha ibyo kubaka urugo nadivurushije. Cyo nigeze kubwira madamu nawe, ngiye ndamutse ndivurushije, ikintu cya mbere nakora ntabwo nakongera kwigisha abubatsemo. So uzamfashe twubakira urugo rwiza ku buryo ninabivuga uzajya umbera umugabo ko ntabeshye. Ko nk'umupastor umwe yigeze kujya kwigisha abubatse ngo yari yarasomye amateori menshi, ariko burya twanasomye tuke. Araza rero umugore we yicaye hano imbere, aravuga ati rero buriya abagabo mugomba kwita ku bagore banyu, mukabakunda mukabakuyakuya. Umugore kumva ntabyo ajya akora, ageze aho bimwanga mu ndati babeshesha. Rero ibyo kujya twigisha abantu ibyo tudakora. So reka subize, ngira ngo byasobanutse ikibazo. Kwita ku ngo zabo umuntu abikora ati kwita ku rugo. Nabahaye ibintu bimwe mu byo mugomba kureberaho. Nushaka kwita ku rugo rwawe, wenda urashaka ko umukorera indi samari, uzabanze ugenzure niba umugore wawe anyuzwe cyangwa umugabo. Kuko inshingano ya mbere y'umugabo ni ugukunda umugore we. Nurangiza rero ko abana bawe bitaweho, nurangiza rero ko Imana ihagarariwe neza mu rugo rwawe, nurangiza wite kuri finance z'urugo rwawe, nurangiza wite ku muryango mugari n'ibindi byose bijyana nabyo, hanyuma ugende wiyadjustinga uko ibibazo bizagenda bivuka. Naho undi kwita ku rugo se nibyo twize umunsi wose, ntabwo nabisubiramo. Aha, uyu nguyu we ndasimbuka. Okay, abangaba bifuza kumbona, ubwo niturangiza baze kunshaka tuvugane niba byakunda. Ariko nababisabye banditse hano bashyizeho n'amazina, ubwo ngubwo nuzo utari bo ndakubwira ntoya, nababivuze ntabwo ari mwebwe. Hanyuma kubaha no kuganduka bitandukanirahe? Biratandukanye cyane. Kubaha no kuganduka, ubundi Imana idutegeka kubahana twese, sibyo? Twese tugomba kubahana. Umugabo akubaha umugore n'umugore akubaha umugabo, ariko umugore akagandukira umugabo. So uretse yuko niyo terime nayo iva mu Befeso ibice 5:22, ababwira abagore ngo abagore mugandukira abagabo banyu, ariko umurongo wa 21 niwe ufite Bibiliya zanyu, muri aravuga ngo umugandukirane. Bivuga ngo nanjye ngomba kugandukira umugore, nanjye akangandukira. So tugomba kugandukirana twese. Rero kubaha no kuganduka, reka nkwereke uko bimeze. Hari abantu nshobora kubaha ariko simbagandukire, kuko buri musaza wese nako buri muntu wese nzahurira nawe mu nzira nzamwubaha, kuko ni umuntu, sibyo? Ariko siko bose nzabagandukira, kuko bose ntibantegeka. Ntimubyumva? Ugandukira ugutegeka. Iyo rero bavuze ngo abagore mugandukira abagabo banyu, si no kuvuga ngo mubabera abaja. Niba Imana yavuze ngo umugabo azaba umutwe w'urugo, uyu mutwe wanjye izindi ngingo zose
zirawumvira, kuko coordination y'umubiri iri mu mutwe ikamanuka no mu colonne vertebrale, akaba ariho hashamikira za neri zituma ibintu byose bikora, ariko byose biconcentratinze hano mu mutwe. Amaso areberera umubiri ari mu mutwe, amatwi yumvira umubiri ari mu mutwe, sibyo? Rero bikubwira ngo iyo babwiye abagore ngo mugandukire abagabo banyu, ni ukuvuga ngo muborohereze mu byemezo mufatanye, we kumugangararaho, we kumuriberi, we kumurwanya. Biratandukanye cyane. Nshobora kukubaha ariko sinkugandukire, nkanabikubwira nkabwira ariko ndakubaha, ariko ibyo umbwira sindi bubyemere. Na boss wanjye ushobora kubimubwira, rwose boss ndakubaha, ariko ibyo kumbwira, ibyo urimo kumbwira sindi bubikore. So ntabwo ndi bumugandukire, ariko ndamwubaha, ndibwira ko ibyo bisobanutse. Kandi iyo babwiye abagore ngo bagandukire abagabo babo, uriya bafite impamvu. Ariko reka mbanze nongeraho akandi kantu, ubwo mbonye okaziyo. Abagabo bigora abagore kugandukira umugabo uhobagira. Hari abagabo babyina muzunga, wari wajya muri traffic ukabona umuntu utwaye imodoka ugenda ahobagira, azigzaga. Ubundi guhobagira nyine ni ibyo byo kugenda udafite direction. Umuntu ugenda azigzaga biragora kumukurikira. Noneho aramutse abyina muzungaho, it's catastrophic. Umuntu ari aho ngaho nta cyerekezo, nta umugore umwe yigeze kumbwira ngo pastor, hari ikintu ndambiwe kuba gutunga abahungu 3, 2 nabyaye n'umwe wandongoye. Donc hari umuntu usanga ari so passive yuko nta direction, nta cyerekezo, nta gahunda. Ariko icyo gihe nabwiye umugore, nabone se umugabo wawe se n'umwana mubi? Atoya. Aragukubita? Oya. Akwicisha inzara? Atoya. Reka rero nkwereke ukuntu uzabigenza. Jya umuyobora, ariko ntuzabimwereke ko umuyobora. The best way yo kumuyobora utamutegeka. Ubwo muratara ko sheri, wareka tukajya dukora communication rimwe mu cyumweru. Kuko iyo mukoze communication umubwira ibintu, nawe akakubwira ibintu, ukamubwira ibi bintu bitekerezaho iki. Ataba. Burya rero abagabo bari passive ariko batarabaswa. Icyo mbakundira bo, hari abantu baba ari passive ariko atari babi. Iyo ari passive atari mubi, yo biroroshye cyane kuza ukamuha ibitekerezo ko ngurashaka kugura ikibanza mu Bugesera, nta mwanya nabibonera giye rwose muri ifite akazi kenshi. Ati wandetse se nkazagenda ngakigura, content iri imbere yawe uzagenda ukigure. Ejo mu gitondo ugasanga umugore yaguze ikibanza, umugabo akagenda agasinya, affaire terminée, la vie marche. Ibyo nibyo rero bita kuzuzanya. Anfite ubundi uramutse uri n'umugabo uzi ubwenge, ukabona umugore wawe wenda ari mu entrepreneurial, kose mureke. Nkanjye hari ibintu ntajya nkunda kujyamo, ibintu byo gukubara mu madetail y'ibi na biriya. Iyo bije mbwira madame ibintu atari ko se wowe, ariko urabizi ko ibi bintu byarananiye. Iyo mubwiye gutyo mba nemeye yuko ntabishoboye, akabikubaramo cyangwa n'iki ntanga backup. Sivyo? Niba utari bukora ibintu ntukabirwanye, niba kwereka ko bibafitiye inyungu, bihe backup gusa, hasigaye wigaramira ube chef. Ubundi hari chef ujya gukora imirimo iciriritse, wewe urareka aba subaliterine. Uraze wagira ngo burya kuba CEO bisaba kuba utekereza cyane. Washwi CEO bisaba gusa kuba uzi guterura ibitekerezo by'abo uyobora, hanyuma bakubwira bakumva ari igitekerezo cyiza ukagishyigikira, bakagenda bakagikora, kuko iyo birangiye birakwitirirwa cyane. Nibindi rero no mu rugo mureke tujye tuba ba CEO. Ibitekerezo bya madamu nibumva ari byiza ubishyigikire, kandi n'ubu uri umudamu nawe wige kuba, hari abadamu bazi ubwenge, ukabona umugabo ariko sheri uriya mwana rero
kandi ubwo arashaka ko bazamufasha. Nahuye n'umwana hariya rwose kazini yaje aranganyira ibintu bishya, ariko ngiye numvise bigoye ibintu bye rwose. Umugabo agatangira ngo ariko urumva ubwo ibintu twabikoraho iki? Ariko se buriya sheri, buriya wazabitekerezaho tukareba niba hari ikintu umuntu yabafasha. Mu minsi mike umugabo akamubwira igenda, niba hari ibyo ubona wakora igenda ubikore. Hari abadamu bazi gutwara abagabo gutya, nk'uko umuntu azunguza agafunguzo ku rutoki akajya amutwara n'agatoki yoroheje gakeya. Hari wigeze abona filime yitwa My Fat Greek Wedding, sinzi ngira ngo harimo umugabo nyine, umukobwa yaramubwiraga daddy I want to go back to school, hanyuma saramubwira oh no my daughter, nigo avuga icyongereza cyenda kuvuga you are growing old, you should get married and have children, twagombye kurongora ukagira abana. Kandi ngo nyina yari yamwemereye ko asubira kwiga, agenda aramubwira ngo papa yabyanze, uramubwira ngo ibyo byihorere, ngo abagabo ni imitwe, twe turi amajosi. Ijosi niryo rihindukiza umutwe. Kandi burya abagabo benshi mwibwira ko arimwe mutegeka ngo amajosi yarabahindukije kera ntimwembe. Les esprits spirituels kino so balance pas kikiri compliqué. Ni icyo umuntu yakora iyo imyemerere yabo idahuye, bigatuma bahora mu ntambara zidashira, bityo n'uburyo bwo kurera abana bikaba ari ikibazo, kuko umwe aba ashaka kwangisha abo bana ibyo undi mubyeyi yabatoje bijyanye n'imyemerere ye, nabo ubwabo bakaba barimo gukura mu nzira zitandukanye. This is a catastrophe. A catastrophe. Umva, hano hari umugabo ntaho harimo kujyana abana cyangwa umugore, kuko ntiyavuze ko ari umugabo cyangwa umugore, kuko bombi barabikora. Uyu mugore ni umugaturika w'izina, uyu mugabo ni umupantekote wo muri Minded Church. Noneho umugabo akajya abwira umugore ngo cyangwa umugore akajya abwira umugabo ngo ntangarure ya rusaku rwahari hano, kubera ibintu byo kudihagura no kugira gutegeye n'ibinjyamo. Uwo mugore ntiyatwaye abana ngo bajye mu murongo w'imyizerere ye, nta naretse ngo umugabo bajyane mu murongo w'imyizerere ye. Aba bana bagiye gukura badafite track bagenderaho, kubera iki? Ni train ifite tracks ebyiri zitari aligned. Buri ikintu cya mbere bakora iyo baka ntuza railways za track, nako track za train na alignment, kureba ko ziriya raye ziri aligned, ziri parallel neza, ku buryo nta naho ishobora kuyoba gake, kwiyobye gake. Train either irahagarara cyangwa ikadirailinga. Buriya n'abana iyo mufite ibintu mutumvikanaho mu mabwiriza mubaha, bishwa muzasarura imbuto mbi z'iyo mikorere. Niba uri umugabo ukaba udakunda kujya gusenga, bwira umugore utabana bajyane bajye gusenga, nta kibazo. Ariko niba ushaka ko bazaba bapagani, bagumane mu rugo, uzasarura umusaruro wabyo, kuko ibyo biba nibyo uzasarura. Kandi buri ikintu abantu batabona, iyo watangiye kwangisha abana se cyangwa ukangisha abana nyina, menya ngo soon, very soon nawe uzasarura imbuto zabyo, kuko imbuto biba mu bana bawe nizo uzasarura. Iyo rebellion babibamo niyo bazakwapurikaho ejo, ntabwo uzatinda kubibona. Burya no mu gipastori ni bimwe. Umupastori azaza hano, areba abantu bari hano, abacemo ibice, ababwira ati jye munkurikire, abatwara abageze hariya hirya. Izo mbuto wabibyemo zihita zibyara umusaruro. Muzitegereza abantu bose basohokanye abakristo mu matorero, ntibitera kabiri itorero naryo riba ryacitsemo kabiri. It's a spirit. Ibyo rero by'umubyeyi wumva agomba kuvuguruza umugore, by the way muzabyirinde, natwe twumvikana. Nusanga umugore wawe yabujije abana ikintu, ntugahindura icyemezo cye. Daddy, mama yatwimye uruhusa rwo kugira gutya. Iyo wabwira ubwo mama yabimye uruhusa ntimujyeyo. Reinforce. Ushobora no kuba utabyemera,
ariko ntuzahindure ibwiriza ryatanzwe na mugenzi wawe ku bana, kuko iyo uba utangiye kurema lines zitari aligned, ibyo bintu muzabyige, kuko iyo utangiye kuzanamo kakofoni, ibintu bitahuje, abana barahobagira. Wari wabona imodoka igenda za ntuza za bearing zazo imipira itara aligned, ubona igenda igira gutya, n'abana bafite ababyeyi badafite alignment bagenda bahobagira. So iki kintu muzacyitondere ko kigira ingaruka. Kandi naje kubibona abana benshi bavukiye mu ngo z'abantu batumvikana, uzabona bagiye mu rumogi, uzabona bagiye mu nzoga. Kubera iki? Ababyeyi babo ntibigeze babaha umurongo bahuje. So ikindi kibazo, ese iyo mugore atagandukira umugabo mu gitanda yamwima sex, wemereye kumusenda? Oya, ahubwo namubaza impamvu yima n'iby'abandi. Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo ntimukimane kereka mwabyumvikanyeho. Ariko mwumvise bya bintu nabwiye Willard Hale yavumbuye ngo abagabo bakunda sex, kuko abagore bo ntibabizi mu buryo bw'ubushakashatsi, ariko babizi intuitively. Kimwe mu bihano rero abagore baha abagabo, gufunga amazi n'umuriro neza. Kaza yamukoraho mu gitanda ati ndumva ndwaye umugongo, ejo yagaruka ati ndumva ndwaye iryinyo, ibyumweru bikaba 2 bikaba 3, hanyuma ukazibaza ngo umugabo wanjye ngo yagiye hehe? Yagiye nyine aho wamwohereje. Niba mufite icyo mupfa kimubwire, mugikureho, hanyuma nurangiza umunezeze. Sinabwiye ko imwe muri principe zo kubaka urugo harimo no kugira gute? Kunezezanya. Kandi umwe mu buryo nyine bwo kunezezanya ku bagabo cyane cyane, ndabona benshi murimo hano muracyari batoya kabisa. Iyi ni imyaka rero yo kunezezanya byembye. Mujya mubona imiti yo bandika kwa muganga, matin midi et soir. Kunezezanya. So ntabwo wemerewe gusenda umugore, ahubwo wemerewe kumukosora, sibyo? Wemerewe kumukosora, ntabwo wemerewe kumusenda. Ntabwo icyaha gikosora ikindi, kuko umugore ufungira umugabo amazi n'umuriro hari principe biblique aba yishe. Ko biratubwira ngo imibiri yanyu si yanyu, umubiri w'umugore ni uw'umugabo, umubiri w'umugabo ni uw'umugore. Rega n'abagabo barabikora, barabikora, uhanisha umugore kumwihorera tu, kamara ukwezi nyine waramwihoreye agatangira kwibaza icyamubayeho. Ibyo mbabwira byose mbifitiye ibihamya, buriya counseling impura na byinshi. So ikibazo cya kabiri, iyo utandukanye n'umugore mwananiranye ugashaka undi, nta juru wazaragwa? Oya, ijuru ntawe rihuriye na divorce. None se ushobora no kubikora ukuye no kuvuga ngo mwananiranye, ushobora no kubikora ubigambiriye uri umunyabyaha ukadivorce. Ubundi ijuru aho ritangirira, ndagira ngo tubyumve neza, ijuru ritangirira aho wihaniye, sibyo? Rero umuntu umbwira ngo umuntu wa divorce ntazajya mu ijuru, nabwo iyo Bibiliya musoma yitwa ngo iki? Already Bibiliya ubwayo hari naho iteganya divorce. Mu mategeko ya Mose yari yaravuze ati nimubona aho kugira ngo umuntu azica undi, ajye yandika urwandiko amusende aho kugira ngo amwice. Na Yesu kugeza uno munsi sinzi, ariko ndangiye no kuvuga ngo sinzi, ngo simbyumva ndabyumva. Na Yesu yaravuze ngo umuntu nasenda umugore atamuhoye gusambana, ngo azaba amuteye gusambana. Rero bikubwira ngo hariho case zishobora kubaho muri iyo marije yo muri Bibiliya, ariko nasenda umugore atamuhoye gusambana. So niba ari umugore wabigize umwuga gusambana rwose akaba atanabivaho, ngira ngo haraho bigeraho bikananirana. Ariko kubera ko Yesu we buri umusaraba wahinduye ibintu byinshi,
uteganyamo no kubabarira umuntu ibyaha yakoze iyo yihannye. Siko bimeze? Ariko niba yabigumyemo, Imana yo ngira ngo Imana burya kompareza igikora ni Abayisiraheli. Isiraheli yifata nk'umugore. Hari nawe bivuga ngo umugore wa maraya, ngo senda uriya mugore wa maraya kuko yarananiranye. Ikafata Abayisiraheli ikabohereza mu ubunyagano, ikabavaho. Ariko sindimo kubabwira ngo mushake impamvu zo kudivorce. Ubundi divorce ni amashoberwe, ni last resort. Ariko ikibazo dufite muri kino gihe ahubwo mufite abakansalazi bayigize first solution. Wagiranye ikibazo n'umugabo ati genda usiga umushenzi ugende. Wagiranye ikibazo n'umugore ati shaka undi. Ntabwo ariko Bibiliya ikora. Rwose ubundi divorce ni hana bavuga ngo aho kugira ngo uyu muntu azica undi naveyo. Sibyo? Ariko mbabwira ikintu kimwe, ubundi Bibiliya ibi byose tuvuga bifite principe zibigenga. Ntimuzashake kwapurika Bibiliya ku bapagani. Abapagani bagengwa n'amategeko ya leta. Abana b'Imana nibo bagengwa n'iri jambo. Ngiye mbona ikibazo dufite. Umukobwa aragenda akarongorwa n'umuhungu w'umusinzi. Kuba umusinzi byo ni bibi, ariko kongeraho no gukubita no kuba violent. Ukavuga ngo urumva ngo twebwe ngo mu muco wacu ngo ni mu muco wanyu nyine, ntabwo ari muri Bibiliya. Abapagani bagengwa n'amategeko. Ntuzabwira umugore bakubita inshyi buri munsi ngo guma muri urwo rugo. Oya, umuntu yafashe umugore aratinyuka mukubita ku gikuta ngo nasubireyo, none namwica conscience yanjye ntabwo yazanyorohereza. Abana uriya muntu bamwishe kubera ko ari bamubwiye ngo nasubire kwicwa. Mujye mubanza murebe, uyu mugabo arashaka kwihana, uyu mugore arashaka kwihana. Wowe urasubiza umuntu mu muriro utazima. Izo ni za mana ba sogokuruza bakoreraga hirya hakurya ya rwa ruzi, nkuko Yosuwa yababwiraga. Rero ibi mu byitondere, niba umuntu agiye kubaka urugo rwa gikristo rufite principe rwubakirwaho. Ariko niba yazivuyemo azagengwa n'amategeko ya leta, kuko Bibiliya bivuga neza rero ngo amategeko yashyiriweho abapagani. Iyo niwe yavuze mbaga ryo ndi intolerant kuruta uko mubitekereza. Ntabwo giye wambwira ngo giye nabyaye abakobwa, ntabwo wankubitira umwana ngo agume iwawe. Oya. Kandi ibyo ntakorera umwana wanjye sinabikorera umwana wundi. Abahungu banjye barabizi. Baramutse bihaye gukubita abagore, nige wa mbere wababwira ngo ibi urimo gukora I will not tolerate. Hinduka cyangwa ejo uyu mugore ndamubwira asubira iwawe. Urimo uransebye. Nige wagiye kugusabira, nige wagukwereye, none murankoza isoni. Uwa mbere wamubera kaga kabutindi si umugore nigewe. Ndabwira nuko abo mbwira mwe ntimurageza kuri iyo myaka. Ariko giye umwana wanjye ari utangiye gukora ibyo bintu. Uwa mbere bahangana ntabwo ari umugore we. Uwa mbere bahangana nigewe. Umukobwa wanjye yihaye kugenda akajya akora ibyo bintu by'ubushurashuzi n'ubusambanyi, uwa mbere bahangana nige. Urimo urankoza isoni. Binabaye ngombwa iyo mbwire noneho taha, aho kugira ngo ukomeze kubabaza uriya mutahuze hano ujye ubikora uri iwanjye. Icyo rero ababyeyi tugomba kuba responsible. Ntujye gushyigikira amafuti y'umwana ngo nuko ari uwawe. Uramushyigikira muri ayo mafuti n'umuriro. Arimo arajya mu muriro, urashyigikira umuntu ngo nagwe icyo kintu muzakihane, kuko abantu benshi barabikora. Ni nayo mpamvu mpura turimo kubona bibiri bibaza abantu barimo kubaza ko abantu benshi bashyigikira bene iyo myitwarire no mu itorero. Ariko ngo umupastor usambana, uri pastor usambana nkagufata usambana kabiri gatatu, nuko abenshi baba bari mu matorero bitangiriye. Ariko yewe ndi umugore nkaba mu itorero kanka bakaba kabiri narivamo nkajya ahandi. Kuki ugomba kuguma munsi y'igiti kikunyagira? Ntabwo nahaguma. Umakora ikize? Iyo wabaye umupagani, igiti cyabaye igipagani, wese uzanyigisha iki? Wahoze umbwira ngo dukora ibyaha, umpagarara imbere ngo uranyigisha iki? Ntacyo ufite kuma.
icyo nzagusezera nkubwire ni kabisa, if you don't change I'm off. Ubwo abapasitori bari hano ntimugire ngo ndabateranya n'abantu, hari ibintu tutagomba kwihanganira, hari ibintu tutagomba kwihanganira, nibyo byishe umurimo w'Imana. Nutangira gusambana uri umupasitori, igihe nabwira abakristo niba bakabakaba mu mubisi asigare wenyine cyangwa asigara n'abakabakaba. Tugomba kugira standard ziri hejuru, no mu ngo zacu zikajya hejuru. Ibindi rero mutoleretinga, no, ntabwo bibiri bitoleretinga, zero tolerance ku byaha. So uyu nguyu nawe arashaka ko afite ikibazo adashobora gushyira ku rupapuro. Ubwo muri break turaza kureba uko tubakomoda, niba bikunda, ariko nibidakunda ubwo murabyihanganira. Uwo bitari bukunde nzamuha telefone azanyandikire, nzamusubiza kuri WhatsApp, ndabikora. Ni iki umugabo yakora kugira ngo umugore asibe storage ya past, asibe storage, asibe biriya byose yabitse? Biroroshye cyane, ni muyisure, sibyo? Ntitwabyize mwese muri hano? Nimutaha uyu munsi, abagabo mwese mubwira abagore ngo hari stock ufite, reka dutangire tuyipakurure, sibyo? Dushyire muri, tugende dukuramo ibyo dusigarana, ibindi tubishyire muri puberi, muri trash. Hari abantu bazi kubika trash, ugasanga karata neza trash yabaye trash, ukajya wumva n'impumuro yayo. Uzi umuntu yabitse ibintu byinshi muri trash, cyane cyane harimo nk'ibintu by'ibiryo n'imbuto n'ibindi, ukajya wumva mu nzu hahumuramo. Ari n'ingo ugeramo ugasanga zihumura trash, atari iyi ngiyo yo hanze, ariko mu mibanire ukabona atari ku rugo rurimo za trash zitabaye cleaned. Mugende rero trash mu cleaning, ibyo kujugunya mu bijugunye, ibyo kubika mu biki, sibyo? Wafasha umugore cyangwa umugabo, wafasha umugore cyangwa umugabo yaguciye inyuma, wakora iki? Ntawe mbyifurije. Niyo mpamvu nanjye najyaga nsenga Imana ngo izandinde umugore wanci inyuma, kuko numvaga ntabishobora. Icyakora mwaganira, yakwemerera ko atazabisubiramo, mukababarirana. Ariko mbabwira ikintu kimwe, don't play this game. Uyu mukino ntimuzawukinishe, sibyo? Niyo umuntu akubabariye, nta bintu by'ibirahure biri hano, nta n'icyo nendaga kumena. Buriya trust, icyizere, muzi twa turahure turi very thin, ukubita hasi rimwe ntikanarokoke, kagahita kameneka. Trust nayikoze muri iyo matiyeri, iyo uyikubise hasi rimwe irameneka. Kugira ngo uzayigarure, umugore waciye umugabo inyuma, kugira ngo azongere kumva umugabo amwizeye ko atamuca inyuma, trust iyo yapfuye kuyizura, sinanavuga ngo bifata igihe, nta nubwo igaruka. Burya niyo igarutse iza ifite cracks, iza ifite fear. Uvugana n'umuntu akavuga ati buriya arongeye. So trust mujye muyirinda. Ariko ubundi anyway, reka naza kuvuga byinshi. Cyenge nibaza umuntu ujya gusambana, wari wabona umugore ufite amaguru 3, abo muzi bose ni 2. So niba mutarabona ufite 3, ubwo ibyo wagiye gushaka handi uba bisize mu rugo. Sinzi niba mwumvise icyo mbabwiye. Ntuzajye gushakira hanze ibyo wasize iwawe. Cyane cyane mbwira abagore ko burya duteye bitandukanye. Abagabo basambanisha amaso, umugabo abona umugore akumva ibinyugunyugu biragurutse mu mubiri, agakurikira. Ntabwo abagabo basambanira urukundo, basambanira irari. So urinda irari ryawe. Ariko abagore ibyacu bica mu maso, iby'abagore bica mu matwi.
umuntu azatangira kukuririmbira indirimbo uri umugore ufite umugabo, ngo ariko dingo nakorebye vurema, ngo numva umutima ubaye amakara, ngo ubu ndimo ndagurumana, ngo ndaryama nkagutekereza, ngo niyo nyuze mu nzira ndakubona kandi udahari, kandi ukabyemera. Wa muswa we, umuntu ajya wakubeshye ngo umutima wabaye amakara, waba warabaye amakara akaba agihumeka, ukabona umuntu arabyemera ngo urumva ngo yambwiraga amagambo meza, yakubwiraga amagambo meza nk'uroba ifi bayiroba ikanuye bakanaga umwana mwajya kuroba kuri za Rex, utwaye kariya karobani ushyizeho akantu kameze nk'umunyorogoto, ntuba ari n'umunyorogoto wavure, ukanaze mu mazi, ifi ubonye akantu ngo nuko kizungu ziraje uti cop ukabura yizamuye. Hari abantu bafatwa baryo, umuntu arakunagira utuntu ngo yankunda, aragukunda se ngo akurongore, afite uwe mugore ufite uwawe mugabo, one man one wife, ibindi bisigaye n'ubupagani. Twikomereze. Ni gute wagira urugo rwiza umufasha atemera ibyo Bibiliya ivuga ku rugo? Uzabanze umubwiriza akizwe. Ntaze mbabwire iki? Nababwiye ngo izi principe nabigishije ni iz'abana b'Imana bemerera ijambo. Ubwo utabyemera mubanze mu mubwiriza akizwe. Ese uzafata inkoko utangire kuyigaburira amafiriti? Inkoko ntabwo zirya amafiriti, zirya ibishunga, zirya ibigori n'ibindi. Aya ni amafiriti y'abana b'Imana. Nujya kuroba ifi ntuzajyane ibirayi, uzajyana iminyorogoto. Rero uyu mbwira ngo umuntu utemera Imana ngo ubwo muzubaka nyine nk'abatemera Imana. Izi ni principe z'abemera Imana. Reka twumve undi. Turakora ibishoboka kugira turera abana bacu, umwana akakunanira kandi musenga akaguhisha ingeso mbi afise. Yewe iyi parenting ikereka dufite irindi somo, kandi yo nta na garanti uba ufite. Niyo wabikora neza, burya Imana yonyine. Abanyarwanda baca n'umugani bakavuga ngo warerewe n'Imana, ngo agira ngo yarushije abandi guhana. Uretse ubuntu bw'Imana, buriya abana nanjye nta principe, nta buto ukana ngo uvuge ngo ukanze iyi buto ngo bahita banyura aha ngaha. Reka da. Hari ababyeyi basenga, hari ababyeyi beza babyara abana, n'Imana ibyara abana bakayinanira, ubwo se nakubwira ngo iki? Ubu bugoryi bwose murimo kumbwira ntibukorwa n'abana b'Imana. So mwavuze ko telefone cyangwa electronic devices ari daimoni mu rugo. Ni gute mwatunganije umwanya wo kuyikoresha kugira ngo mushobore kurera abana, cyangwa nk'umugabo n'umugore mufashanye ibyo musabwa mu rugo? Ndabarahiye iki ngiki hari ahandi nari ndimo kwigisha ejo bundi babwira ntumva. Telefone maze iminsi nyivuga nabi kuko nanjye maze kubona slavery, ubucakara bwa telefone. Even on me. Mba nicaranye na madamu akamwira rwose, kuki mba ndimo kukubwira ibintu urimo gutextinga? Nkabwira nti hari abantu nasubizaga. Abo bantu se baranduta. Ku buryo ubu ngubu mbabwije ukuri, twese twicayemo hano nanjye ndimo, nijye ubihereye ubwo buhamya. Dukeneye gusubira inyuma, telefone tukayigenera igihe cyayo, hanyuma naba ndimo kuganira na madamu nkayishyira hirya. Kuki abantu bagomba kumpamagara bakica communication yanjye n'umugore wanjye, niba bafite ibibazo bafite, nawe afite ibindi arimo kumbwira? Ku buryo rwose ubona bifasheho icyemezo. Ntabwo ndabimubwira, ariko ningera mu rugo hari ibyemezo tuzafata kuri telefone, kandi culprit wa mbere, umunyabyaha wa mbere kuri telefone ni jyewe. Ko ngira abantu benshi bampamagara, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari Australia, abari mu Rwanda, usanga WhatsApp. Nanze kujya kuri Facebook n'izindi zose ko sinazi managing ngo bishoboke, ariko na WhatsApp na SMS na telefone ubu ndenda kuyikuraho. Naba ndi hamwe na madamu nkavuga ngo igihe nicaranye na madamu
cyose turi ku meza no telefone, kuko noneho ndi retired, mfite enough time, nzayigenera amasaha yayo madamu adahari, ko nta mpamvu yuko telefone ihagarara hagati yanjye n'umugore wanjye. Kuki ugomba kubonera abandi igihe ukakiburira uwo mwashakanye? Kandi igihe bibabwira, nanjye ndabibwira ndimo kwihana. I'm beating my chest ko namaze kubona ubutindi bw'iyi telefone irandiri. Naba ntangiye gusenga nkumva kiravuze, naba ntangiye kuvugana na madamu nkumva wagira ngo dayimoni yinjiyemo, ibona ugiye gufashwa ikabiravuze. Ariko uzaba umugabo ntuzamenya kugenera Imana igihe cyayo telefone itari bubenterombe, ntuzamenya kugenera umugore w'igihe cyayo icye telefone ntibizemo, ariko na telefone ukayigenera igihe cyayo, kuko hari abantu bazagushaka. Kandi akenshi abantu babwira ngo abantu baba gushaka baba banshaka, ariko nabi wanjye baranshaka, n'Imana iranshaka. Yego. Nkoze divorce n'umugabo ariko tutarase. Umugabo mwarabanye ntimusezerane, mu buryo bw'amadini baravuga ngo ntibiri valide, ngo ushobora kongera ugasezerana. Uretse ko agiye ibintu sinjya mbyemera, nubwo mu buryo bw'amategeko y'amadini niba warabanye n'umugabo mukabyarana, ntukavuga ngo ndivorushije ngo nkashaka undi ngo tugasezerana, still wadivorushije. Jewe icyo ndimo gushaka kubigisha ntabwo mucyumva. Ntabwo nshaka yuko mwumva ko option ya divorce iri 50-50, kuko n'ikisi maze kutwemeza. Ujya kushaka bakubwiye ngo nibyanga uzabivemo. Sindumva abasirikare bigisha abasirikare kurwana. Teme dufite ivuga ngo iki apostle? Kwambara intwaro zose z'Imana. Ugiye mu rugo, ugiye ku rugamba rwo kurwanira urugo rwawe, ariko afande ukwigisha yakubwiye ngo rero muri uru rugamba ngo iyo ubonye rushyushye uradizatinga. Sindumva ingabo zigisha abasirikare gutyo. Divorce ni deserter, ni desertion. Divorce ni uguhunga urugamba. Nkunda hano Nehemiya yabwiye abantu mu gice cya 4 umurongo wa 8 ababwira ngo muhaguruke turwanirire ingo zacu. So divorce ntimwongere kwimbaza ko ibibazo. Jewe sinyikunda. Naho ndi bubone yanditse hano ndayisimbuka. Kuko iyo utangiye kwigisha abantu ngo icyakora bigenze gutya wa divorce agenda ababwira ngo no. Niba warashatse umugabo n'ubwo mutasezeranye, ni murwana urugamba rwo kubaka urugo rwiza muzasezerane. Kuki mugomba kwihamarisha ngo zo kudivorce? Ibi bintu babacengejemo hano, uretse ko ni wacu byaje ngo ariko ngo iyo byanze ubivamo. Iyo byanze urabihindura, iyo byanze urabirwanirira kugeza igihe bizahinduka. Aramubaza ngo nta rugo rw'abapagani rwaba rwubatswe neza? Zirahari rwose. Nicyo mpamvu mubwira ngo naje kwigisha abakristo, ntabwo naje kwigisha abapagani. Nigisha abapagani, ariko reka wenda nkusubize iki kibazo, kuko jewe nabikozeho ubushakashatsi. Aho uzasanga urugo rw'abapagani rwubatse neza, nabo bagendera kuri izi principe, haba hahuzemo imwe gusa. Nta mana ibihari, ariko baba bafite communication nziza, haba harimo umugabo n'umugore baganira bagakemura ibibazo byabo, haba harimo umugabo n'umugore bita kuri finance zabo, haba harimo umugabo n'umugore bita ku miryango yabo, haba harimo umugabo n'umugore bitanaho. Nubwo badasenga ariko bagira ingo nziza. By the way, buryo ugiye no muri traditional communities, uzi ko buriya no muri bariya basogokuruza, nusoma imigani y'Abanyarwanda n'ibindi, usanga barakubwira ngo hari abagabo bagiraga n'abagore benshi, ariko wagiraga abagore benshi akagira urugo rwiza, byamusabaga imbaraga nyinshi zo kuba equitable. Ugasanga abagore be bose abafata kimwe, yabageneye inka zingana, abagenera iminsi yabo, arabasura, abagenera igihe cyabo. Twigeze no kugira umwami witwaga Gahindiro. He was a good king. Gahindiro yari afite icyumweru cy'iminsi 8, muri iyo minsi 8 yagiraga umunsi w'abagore be. Akavuga ngo uyu ni umunsi reserve, muri iki cyumweru cyanjye umunsi umwe ni abagore banjye, abagaragu n'abandi mwese mwiheze
nijye n'abagore banjye. So ubu niba yagiye gusura nyirakanaka w'ibunaka, abandi mwese away, ni umunsi w'umugore wanjye. I like that king. Rero abapagani batekereza nabo bubaka ingo nziza, ariko haba habuzemo ikintu, haba habuzemo Imana. Buryo iyo habuzemo Imana rero mbabwire, ndangize kuri aka kantu kuri cyo, buryo iyo habuzemo Imana uba imfura ariko yona. Kona muzi icyo bityo? Hari imfura zona. Ukabona ni umugabo mwiza ariko aca umugore inyuma, ariko ntabigire akamenyero, ntanabikore mu buryo ariko akajya aca inyuma akigeragereza. Ibyo rwose ndabizi. Nzi abagabo beza pe, iriya mfura nyamara hari aho njya nyibona. Ariko ni umugabo mwiza pe, n'umugore akamutangira ubuhamya, kandi uyu mugabo wanjye ni imfura y'u Rwanda. So uko umugabo n'umugore bakumvikana ku cya 10, kuko bikunze kugorana ku bagabo, mu gihe hakora umugabo gusa akubwira ko bitavamo, ese wabyitwara muti? Okay, niba bitavamo nyine ubwo ntibyavamo. Urumva hano ushyizemo akantu ngo ni umugabo ukora wenyine, kandi arateranya akabona bitavamo. Icyo birimo kumbwira, icyaka agapapuro karimo kumbwira, uyu mugabo we imyizerere ye iri pragmatic, n'ibintu byo gutanga icya 10 ntarabyumva neza. So we akora ibifatika, akora ibishoboka, ubwo bidahura uzabe wihanganye, ntabwo Imana izabiguhora. Sibyo? Aho kugira ngo usenye urugo rwawe utera urusaku mu rugo ngo umugabo yakubuje gutanga icya 10 kandi nta mafaranga ukorera, ubwo ari amafaranga yereka yagutegekemo. Sibyo? Umunsi wakoreye yawe cya 10 gishyiremo. Kuko hari ibintu biraganje nigisha abantu, nk'ubu umugabo anagutegetse ngo ntugatange icya 10, ukuyemo no kuba udakora, niyo waba ukora. Abo rero kuvura umugore wanjye, buriya bugoryi bwanyu bwo kujyana amafaranga mukayaha pastori, ntabwo mushaka iwanjye. Aho kugira ngo ugire ubuhamya bubi, jewe kuko si rimwe si kabiri nabigiremo inama abagore, kandi nanjye nari pastori, nabwo rero kugira ngo wubake urugo rubi, genda umugandukire. Icya 10 cyihorere rwose, cyangwa uzamubwire akugenere aho uzajya ujyana kuko ukunda gusenga, ariko wubake urugo rwiza. Kuko numugandukira ahari kera azumva ubwiza bw'ibyo ukora. Aho kugira ngo wubake urugo rubi, nakugira inama yo kudakora ibigutandukanya n'umugabo. Ariko nanjye ndi umuntu w'Imana, niko ntekereza. Hari abandi bapastori bakubwira ngo reka ngo niba umugabo atangiye kuzanaho ibyo ngibyo ngo mute. Oya, iyo nkubwiye ngo mute, mba nishindi principe y'Imana kandi ruta iyo ugiye gukemura. Kuzana icya 10 binezeza Imana nibyo, na wenda nanjye bikanezeza nka pastori. Ariko gusenya urugo bibabaza Imana, bikababaza abana, bikababaza umuryango. Jewe rero hagati y'ibibi bibiri hitamo icyoroshye. Ahubwo icya 10 cyihorere, Imana yirabyumva. Ariko gusenya ntabwo ibyemera. Je nka pastori nkwitiyemo kudatanga icya 10. Sibyo? Ariko kugira urugo rwiza. Reka turangirize kuri ibi ngibi, ngira ngo ndabona amasaha yagiye. Hasigaye iminota mikeya tukajya kurya. Ntimwadusezeranije ranchi se? Erega nabyo tugomba kubuhara igihe cy'umwuka n'igihe cy'umubiri. Iyo uri pastori ugomba kureberera abantu bawe, ukabagaburira iby'umwuka, ariko ukibuka yuko bafite n'igifu. Sibyo? So reka numve ufite ikibazo? Ikibazo aho ngaho nsome n'ibindi bibiri hano mbisubize tusoze. Murakoze cyane. Mfite
nka bitatu n'ubusabe. Cya mbere mbaza, wavuze ko ari byiza ko tuba mu bana. Rimwe na rimwe usanga hano nta bakozi bahari, so ugasanga bitewe n'ibyo mukeneye kugeraho, umugore cyangwa se umugabo umwe arasigara mu rugo, undi ajye mu kazi 24/7, rero ko nabyita. Ugasanga umwe ntago abaye mu bana nk'uko bikwiriye. Ese kandi wenda rimwe na rimwe ugasanga muracyafite abana bato, ushobora kuvuga kugera ku myaka 4, ahanini sinzi, ubona ko bidakenewe cyane ko mubabamo mwembi bitewe n'uko bakiri bato cyane. Ese icyo ngicyo urakitubwira ku iki? Icya kabiri mbaza, reka mbanze nsubize buhagaze. Okay, reka nkubwire ikintu kimwe mutekerezaho nabi, sibyo? Burya guhera ku myaka 0 umwana akiri mu nda atangira gukenera se. Wanyumvise? Guhera umwana akiri mu nda atangira gukenera se. Rega ndabona ukiri mutoya, umugore wawe agomba kuba akibyara. Yego, muri turi kumwe. Nuwo mukwiye no kwijera iruhande. Yego. Ubutaha natwita kugira ngo nkwirike. Ibi ndabivuga ko nanjye nabaye umugabo narabyaye. Ubutaha natwita, inda nitangira kuba nkuru iri mu mwana wa wundi utera imigeri, uzatangira ujye ukina nawe ari mu nda wumve, ujye umukoraho gutya. Ukora ku mwana gutya ari mu nda, akagukwepa akajya hirya. Wakora hirya akagukwepa akajya hirya. Wamwihorera ukumva aragarutse. Kubera iki? Arimo ari enjoyinga iyo game, nubwo ari mu nda ariko arasensinga ko hari umuntu urimo kumwitaho. Burya dutangira kuba abantu tukiri mu nda. Jewe ibyo ndabizi kuko najyaga nkina. By the way, umwana wacu wa mbere inda yavuyemo ku mezi 8. Niba hari ikintu cyambabaje mu buzima niyo ndirimo. Kubera iki? Urumva nibwo bwari ubwa mbere twari tugiye kubyara, twaranaguze na beriso, twaraguze na maranje, twiteguye uruhinja, twarateguye n'amazina. Ariko ikintu cyanezezaga ni ugukina n'uwo mwana nyine. Reka mbe nkina na bebe. Rero burya niho ubibonera, ukanda hano umwana akajya hirya. Ariko yakumva utamukurikiye akagaruka ahandi aho uri, bikubwira ngo abasensinga yuko hari human touch irimo kumuzaho. Akabebe nk'ubu nshobora kuza iwawe, mwari mwabyara? Dufite 2. Okay, nshobora kuza iwawe mufite akabebe nka turiya dutoya bafite hariya, nkazana agafata kakarira, we wagafata kagaceceka. Kubera iki? Kazi gutandukanya papa n'undi mugabo utari papa. Buriya rero kwa kundi kicara kakajya gakora mu bwanwa bwawe, buriya hari ikintu cyitwa connectivity kiba kirimo kwirema. So niyo waba utaboneka kenshi, boneka. Sibyo? Yego. N'abatoya rwose burya. Ndibuka kera umukobwa wacu muto yiga muri Gardienne muri nasari, nari natanze ikiganiro kuri televiziyo. Ibyo gihe byari bitangiye guhambara nyine televiziyo. Noneho rero arambwira ngo daddy, ngo ubutaha kuri visiting day twagiraga igihe cyo kujya gusura abana bari ku ishuri kugira ngo abarimu twereke uko abana barimo kwiga n'ibiki byose, ngo ubutaha aba ari wowe uzaza. Ni kubera iki? Ngo twana twigana ku ishuri, ngo ndashaka ko tumenya ko wa mugabo wigishaga kuri televiziyo ari papa. Urumva umwana w'imyaka 4 yatangiye kuba proud yuko afite papa ugaragara kuri televiziyo hari. Ibyo rero rwose ntimuzadiprivinga abana banyu iyo joy yo kuba afite papa hafi aho ngaho. Ntabwo bigira imyaka. Murakoze cyane. Nkuko na yakaya ku bagabo n'abagore ntigira imyaka. Hari abantu bumva ngo ubwo ashaje ngo ntagikeneye ke. Ewe abakecuru ba 80 bakenera ke. Muri mwara babana na ba mama babo, uzarebe mama wawe iyo mubana mu rugo, iyo adaheruka kukubona usanga ameze nk'umuntu ufite depression. Kubera iki? Akeneye iyo presence. Sibyo?
rero ntimuzagire aho mugarukiriza ari hasi ari hejuru, abana bahora bakeneye urukundo rwa papa. Yego, ikindi urafite cyavuga ngo iki? Yego, icya kabiri nari mfite, wavuze ko mu ngo zacu tugomba kubahisha Imana n'ibyo dutunze. Ku cya 10 wavuze ko icya 10 ari cyo gukora umurimo w'Imana, si cy'abakene. Nabazaga rimwe na rimwe bitewe n'uko twize ahanini tumenya ko icya 10 ari nk'icya pasiteri ukuntu, ariko rimwe na rimwe ikibazo cyanjye kirabaza gute, ese mu gihe ukora umurimo w'Imana cyangwa se ukunda umurimo w'Imana, ariko wenda urugero mfite grand frère wanjye uri muri Senegal, ni umumissionnaire, hari igihe rimwe na rimwe ambwira ati hari finances runaka zikenewe kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze, ariko ugasanga wenda budget ngenda nayo iri tight, ni yatanga ahangaha muri uyu murimo w'Imana w'umumissionnaire ntabwo nzayatanga kwa pasiteri, cyangwa se ese icyo gihe wabikemura gute? Reka, kuko icyo kibazo twese turakigira, nanjye ndakigira. Wowe uri muri ubona Mazimpaka? Yego. Hari n'abandi bana b'abamisiyoneri bihangishije ko abamisiyoneri nyine, ubwo barahari bagiye muri ibyo bihugu bya kure, ndabemera cyane. Ubona umuntu w'umujene yifata akajya mu gihugu kivuga ururimi atavuga, akajya, byo ndabyemera. Reka nkwereke uko bigenza. Yego. Ndabizi abapasitori bari hano barandakarira, ariko nanjye ndi pasitori, kuko ibyo mbabwira nabibwiraga n'abakristo banjye. Hari abakristo bazaga akambwira ati se ko dushaka gushyigikira harimo abana b'abamisiyoneri nzi nanjye najyaga mbashyigikira, ko dushaka gushyigikira abakanaka, kandi tukaba waratwigije gutanga icya 10, tukaba twumva turitiraye, tubigenze dute? Ntabwo rero nanjye ndi pasitori kandi ndacyabagaburira, ibya 10 byanyu ndabikeneye, ariko namwe abo muvuga nanjye ndi mu bantu babasapotinga. Reka mbere yuko tubigenza, ntigiyewe dore uko mbikora. Mfata icya 10 cyuzuye nkagishyira imbere y'Imana, nkakataho ayo nshyigikiriza abo bamisiyoneri, nkakataho nandi nkayishyira muri church. Murakoze cyane. Kuko umurimo w'Imana n'ubundi icya 10 cyatungaga abatambyi n'abarewi. Ubwo ndabyumva rwose abapasitori bari hano ntibari bunkunde, ariko jewe nkunda gukorera Imana kuruta ko nkorera nirebaho. Rero niba ufite grand frère cyangwa ni petit frère, sinzi ni umukuru murimo, ari muri Senegal, ukavuga uti ariko uyu grand frère akenera kurya, akenera kubaho, ariko ndi n'umukristo mu itorero. Okay, mukatireho aye uyamwoherereze ku cya 10 cyawe, kuko icya 10 cyagenewe abatambyi n'abarewi, ubwo nawe ni umurewi mushya. Jewe nta kibazo mfitemo, ariko ntuzibagirwe itorero ryawe. Murakoze cyane. Ko nta mpamvu yo kuza ngo urye hano kandi we kwishyura. Yego. None se abatugaburira ibyo mu mwuka tugomba gusangira n'ibyo mu mubiri cyane, ariko ntitube egoiste. Yego. Pastori nakubwira ko wowe ubireka ukajya ukizana cyuzuye, akakubwira ati ariko Mazimpaka mwihorere, tugiye kujya tumusapotinga, uzakizana cyose cyane. Icyanyu bitoroshera. Yego. Ikosa dufite murarizi impamvu mbivuga gutya. Nubwo nanjye nayo waraga urusengero, ntabwo rwari urwanjye. Ntabwo nari gufata amafaranga ya paruwase ngo ishyigikire abanyeshuri. Hari umuryango wa GBI ukora umurimo muri za universite, hari umuryango w'abasoma Bibiliya wa Ligue utwandikira imisomyi dukoresha, hari n'umuryango wa Bibiliya utwandikira za Bibiliya, kandi ugasanga amatorero ntiyiteguye kubaha support. Ariko gihe wabisobanukiwe, nkavuga nubwo ndi pastori wa paruwase, hari igihe nzavuga ngo uku kwezi icya 10 cyanjye kirajya ahangaha, uku kwezi iki cya 10 cyanjye kirajya, cyangwa se mbikate mvuge ngo ku cya 10 cyanjye 1/4 kizajya aha, ikindi kijya ahangaha, ikindi kigiye mu itorero. Mu itorero ntuzahibagirwa, kuko abakristo benshi itorero ryabo niryo bibagirwa. Yego. Sibyo cyane. Icyanyuma baza, ejo ntago nabonetse nagukurikiranye online, wavuze ko uyu munsi uri bwigishe cyane muri Samoni ku kijyanye n'umugabo mwiza uko bibiri bivuga, cyangwa se umugore mwiza uko bibiri bivuga. Sinzi shobora kuba naje ntinze, ntabwo nabikurikiranye, ariko nasaga ko waduhereza wenda nk'ahantu, numvise ibitabo byanashize, ariko nk'ahantu nka verset biblique dushobora kugenda tukabikurikirana. Murakoze cyane. Okay, hangane ndaza kubyigisha, ndaza kubigarukaho mu magambo magufi ya, ariko ubundi biroroshye cyane. Umugabo mwiza according to God, nabivuze hano nuko gutafashe note. Number 1, agomba kuba umutware w'urugo rwe. Umutwe donc agomba kuba
umutambyi w'urugo rwe, niwe urusengera, niwe urusengesha, niwe urushyira mu mana. Icya kabiri agomba kuba umukunzi w'umugore we, kuko nicyo cya kabiri Imana imusaba. Adamu na Eva, buri cya kabiri Imana yasabye Adamu na Eva, agomba kuba umukunzi w'umugore we. Icya gatatu agomba kuba umubyeyi, umurezi w'abana be. Icya kane agomba gutunga urugo rwe responsibly, akita no ku muryango mugari. Sibyo? Ibyo nukora ibyo ngibyo, ibindi nzabikubwira ubutaha. Kandi n'umugore nawe ubwo kubera ko Imana ire mu mugore yamuremye ari umufasha w'umugabo, bivuga ngo izo responsabilité z'umugabo ziri apurika ku mugore. Ariko mu mibanire yabo umugore akagandukira umugabo, ntabwo Imana ijya yemera bicephalism. Bicephalism ni ukugira abantu ikintu kiyoborwa n'imitwe ibiri. Nubwo muri kino gihe bababeshya bakababwira ngo ariko ngo n'umugore ashobora kuba umutwe. Umugore azaba umutwe w'urugo igihe umugabo adahari, cyangwa azaba umutwe w'urugo igihe umugabo yataye umutwe. Ariko biblically umugabo niwe mutwe w'urugo, hanyuma Yesu akaba umutware warwo. Birasobanutse? Byoroshye gutyo. Hanyuma hari udupapuro twanditse hano, kamwe nari ntarasubiza. Yanditse ngo twumvise ko communication iri important cyane mu rugo. Iyo ufise uwo mwubakanye adakunda kuganira, igihe cyose mushatse kuganira yamafise ama excuse kugira ntimuganire, muri ico gihe wabyifatamo gute? Uzamuzane mu giterane nk'iki ngiki yumve yuko agomba kubikora. Kandi niba ari mu wicaye hano, ubwo uyu munsi agende atangire. Erega abagabo benshi, buriya abagabo benshi rero twihisha inyuma y'ikintu cy'igikarapase, ukagenda ugashaka ikintu kimeze nk'aka kantuzo ukakihisha inyuma, kubera ko ubutinya ibyapfunuka mu mugore. Hadapfunukamo igisimba kikamerera nabi, akambwira ibyo ntashaka kumva. It's very simple. Niba uri umugabo, ikizapfunukamo cyose uzagifate mu ijosi, ntacyo kizagutwara. Ubwo rero, ariko niba adakunda communication, uzicara umugore uti, cyangwa uze kugenda umuhe samari y'ibyo mwizuye, umugore turabizi sheri, uyu munsi batubwiye ngo communication niyo cement hagati y'umugabo n'umugore. None gerageza ikubita agashyi, ikandakande rwose, urebe ko twabishobora. Hanyuma nongereho agakomantere kamwe, ahubwo mumvaniremo ibintu mwita umuco. Abantu benshi bihisha inyuma y'umuco, ngo umuco wacu, ngo umuco wacu, ngo umuco wacu. Umuco wanyu, umutwe umwe wifasha gusara. Nyamara mushatse mwantega amatwi, kuko igihugu mwajemo, this is not Africa, my friends. This is North America. Iyo muri muri za Mexique cyangwa epfo wenda naho, ariko this is North America, this is Canada. Uzubaka urugo rwiza muri US, muri Canada, nuzahuza n'umugore bagapangana, bakaganira, bagahangana n'ibibazo by'ibi bihugu. Otherwise uzicara ngo uracyagendera mu kinyafurika, ngo uracyakubita umugore nk'uko wamukubitaga muri Afurika, ngo uracyima umugore amafaranga, ngo amafaranga n'ay'umugabo. You are dead. Believe me or not, ntabwo Afurika izaza kudefanda urugo rwawe, kuko hariho n'ababyeyi bavuga ngo uyu mugore ngo uzamugira utese hano. Burya muri Afurika twategekaga abagore kuko ari twe twari dufite ibintu. Urugo rwabaga ari urw'umugabo, inka ari iz'umugabo, ibintu byose ari iby'umugabo. Hano it's 50-50. By the way, niwacu mu Rwanda ubu niko bimeze. Wirukana umugore harufu, nubwo wamuzanye isamba, ubu nta sambu y'umugabo ikibaho. Sambu ni y'umuryango, abakobwa bahabwa umurage ku isambu ya se, mukabigabana. Yarangiza akafata n'ibyo kwa sebukwe.
watera akayogi uti ndadivorusa, agahita akagutwara 50%, akayomeka kuri ya 50% yasize iwabo, akaba ari utahana igihombo. Ubu rero utekereza wese yagombye kumenya yuko kumvikana niyo secret. Erega iby'Imana yavuze nibyo kuri. Hari ibindi byose mumbwira. Na hano kandi muzarebe uzo umugabo wadivorushije niba ari umuntu uri miserable ubaho. Ariko bambwiye ngo ufite abana babiri, uzadivorce uwo mugore, uzatanga child support y'abana babiri aho uzajya hose. Umugore yicare hariya yirerera abana be, utanga child support, anakora, hanyuma urebe bizagukenesha wicuza icyatumye udivorce. Ariko nkakubwira rero, why should you? Nga buri muntu wese nahindukira reba umugore umwicaye iruhande, abona ufite abagore beza kabisa, uretse ko ntawe usa n'uwanjye. Ariko rero so buri muntu wese ajye yishimira umugore Imana yamuhaye, n'umugore yishimira umugabo Imana yamuhaye. Uvuge ngo uyu mugore Imana yampaye, uyu mugabo Imana yampaye, nitugira communication nziza, we are in for life. Kandi mu bintu binezeza nukubona usazana n'umugore wawe, ukavuga ngo ukajya uvuga ngo mva we are in for life. Ubu buzima tuzabugendanamo, gusa uzi yaranje upfe nyuma yanjye. Ko njya mbwira uwanjye tuzajyane, ariko uzi yaranje wari upfa nyuma umaze kumpamba. You know why? N'ubu ngifite 65, murabona kamwe ndacyari strong. Ariko sinimagine nongeye narongoye. Yabawe use nasubira inyuma nkajya gukunda, nkajya nandika ngo sheri ngo nagize gute ngo nagukumbuye, ne usi byakunda. Nkajya gusaba nkakwanka, aya Imana izabindinde. Hanyuma azagende nyuma abanze, kuko burya umugabo wapfushije umugore nawe ahita apfa. Ntabwo ubuzima burakugora cyane cyane iyo ugeze mu myaka nk'iyacu. Ariko reka iby'Imana izabibarinde muzasazane. So ni iki umuntu yakora kugira ngo agarukane Imana mu rugo rwiwe? Hari urugo usanga nk'umugore asenga, umugabo nawe adasenga, cyangwa afite imyemerere idahuye n'iy'umugore wiwe, bigatuma wumva umenga nta Mana iri mu rugo rwabo. Aho umuntu aca abikora gute kugira ngo Imana igaruke muri urwo rugo? Oya, hano Imana ibihari, ariko ntabwo biba byuzuye. Iyo umugore asenga burya Imana ibihari, iyo umugabo asenga burya Imana ibihari. Niyo badasenga ibihari uretse ko baba batayireba. Icyo wakora ahubwo apostle n'abandi bapastori muri hano, ubwo murimo murabona topic yo kubwiriza ingo. Abagore bafite abagabo badasenga mukajyayo mukababwiriza, abagabo bafite abagore badasenga mukabafasha mukababwiriza. Evangelism nyine ikaba ikubakira ku bagore n'abagabo, kandi byakunda. Mbarangira uko umuntu abigenza, tuzabyigane tuza hano tugiye kwiga izindi principe zo gukura kwitorero. Nibakora birthday y'abana, ukibwira umugore ati umunsi wa birthday ujye udutumira, ariko nawe ugiye wateguye ubutumwa koko bukwiranye n'igihe nk'icyo. Hari umuntu uzakavuga ibintu urabyishe uratubihirije. Nihaba wenda bakoze umunsi mukuru anniversaire, ntimuziratishe, ahubwo za anniversaire mujye muziborganizingira. Mumenye anniversaire ya kanaka wa kwa kangahe, mubatumire mujye ahantu n'evangelisation, shyiramo budget nyine mukabikora. Hanyuma muzarebe ngo n'abagabo baraza. Erega hari igihe umugabo aba bisuzugura kuko batabona ikintu kirimo cya kigabo. Burya ibintu by'itorero twabigize ibintu by'abagore, ubona ari ibintu biraho biri weak. Abagabo bashaka ibintu bifatika, nk'ubu mushatse kubaka nk'urusengero, icyo gihe abagabo barahurura. Ntiwumva muri murakora ibintu by'abagabo. Muzashake ibintu by'abagabo nyine bisaba ibitekerezo by'abagabo. Murebe abagabo baza baguha imbaraga iyo baguhaye ibitekerezo byabo. Aho ubundi baraza hano tukabagaburira yego iby'umwuka, ariko nta
ibyo tuzabyiga mu rindi somo. Ubwo rero madamu ushaka kuzana Imana, jya ukomeza usenge, uzasaba umugabo wawe cyangwa umugore wawe udasenga muri mwembi, mubwire ariko jya unyemerera basi nsenge, uze kuvuga ngo amen. Nutangira gusengera ibintu ukabona Imana irimo gusubiza, hari umusaza agira ati uzi ko ya Mana yawe burya ikora, uzi ko ya application nakoze burya wayisengeye none nkaba nashubijwe, buhoro buhoro azagera wumve ko hari Imana iririyo. Kandi nanjye mbibabwire, Imana nanjye itazana impinduka mu buzima bw'abantu, iyo mureke tuzayihorere, sibyo? Iyo ni idini. Mureke dushake Imana ya Mana nyine y'imbaraga, ya Mana dusenga ibintu bigakoreka, ya Mana iduhindura tukaba beza, ya Mana kabisa tubona uvuga ngo iyi ni Imana twabwira abantu. Ibisigaye kandi zabikora. Mureke dusenge dusoze. Amen. Imana ibahe umugisha kandi muri abantu beza, kandi zabubakire. Ariko Yesu yajyaga yigisha, yarangiza akabwira abantu ngo murahirwa ibi ni mubikora. Murahirwa nimusengana. Murahirwa buri mugabo n'umugore nagendera ku ijambo ry'Imana, iby'Imana ikunda mukabyubaha, iby'Imana yanga mukabyirinda. Byoroshye gutyo. Murahirwa nimwubahisha Imana ubutunzi bwanyu n'igihe cyanyu n'impano zanyu. Byo mu Cyongereza bita 3T: your time, your talents, your treasures. Kubahisha Imana ibyo yaduhaye byose. Murahirwa. Murahirwa nimwiga kugirana communication mudakwepana, mukabwirana ibibari ku mutima, mukubahana murimo kubiganiraho, mukabifatira imyanzuro, mukayishyira mu bikorwa. Murahirwa. Ariko all in all, murahirwa nimuzajya musubiza iki kibazo buri munsi: are you satisfied? Are you satisfied? Mukazasaza n'ibindi byose muvuga ngo one thing I know, narongoye umugore and I'm satisfied. Nashatse umugabo and I'm satisfied. Imana ibubakire. Dusenge Imana. Turagushimye Mwamana yacu, mu itangiriro niwe waremye urugo, ushyiraho na principles ruzagenderaho. Urabanza ufata Adamu umwigisha kuba responsible, akorana nawe, yita inyamaswa zose, arangije uravuga ngo you are fit to be married, umuha umugore. Twese niko watugenjereje. Bamwe tumaze imyaka myinshi, abandi baracyari bato. Twese dutangira dukundana, ariko byageza hagati bikadupfana, kuko Satani nawe arakora. Ndasengereza ingo zose ziri aha ngaha n'izidahari, ubagenderere. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, ngo hanyuma ngo rugakomezwa no guhishurirwa. Ndabasengera kugira ngo bigishe. Mugaragu wa Paulo yasengeye Abefeso arabwira ngo ndabasengera uko nsenze, ngo Imana ibaho umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa, ngo muyimenye. N'aba ngaba Mwami ubihishurire bakumenye, batinye ibyaha kubera yuko bakuzi, bagendera imbere yawe. Ariko aranabasengera avuga ngo kandi ngo abahishurire abereke ubwiza bw'ibyo azaraga bera. Ujye ukomeza kubereka ibyiza byo kugira urugo rwiza kuzageza bageze mu ijuru, kandi ubahe n'imbaraga zo wagenera kwizera kugira ngo bashobore kugendera mu mbaraga z'umwuka kandi bera n'imbuto z'umwuka. Ubahe umugisha kandi ubahe mwinshi iminsi yose yo kubaho kwabo. Uko twateraniye aha ngaha ibibazo bitashubijwe, ubigishe kubisubiza nabo ubwabo bayishakiye ibisubizo. Ubahe umugisha kandi ubahe mwinshi, ko ni mu izina ryawe dusabye Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.